kubera iki ubuyobozi bwacu bwaduha internet nziza, isuku, umutekano, ibikorwa remezo, umutekano, kubera iki butamonetiza social media platform zacu kugira ngo natwe dutangire dukirigita ifaranga? Ese ubundi bura koko ubuyobozi bwacu bwakoze ibintu birenze tuzi? Ntabwo ubizi ko izi social media handi ziri monetized, abantu bazikoresha bahembwa agatubutse? Ese ubuyobozi bwacu bwiza dushima dukunda bwanze kubikora nkana? What's up my people? Itanga ishaka umunyemana wiga abandi, kwibutsa ko ibyo uzi n'ibyo nzi tuje byari ikintu cya fresh. Maze igihe mbona inkuru zicicikana, ubusanzwe sinjya nkunda kuvuga ku bintu bidafite aho bihuriye n'impano zanjye, ariko nk'umu content creator nawe ndashaka kuvuga ku iki kintu. Maze igihe mbona amagambo acicikana, kubera iki ubuyobozi bwacu bwaduha internet nziza, isuku, umutekano, ibikorwa remezo, ubuyobozi bwiza, kubera iki butamonetiza social media platform zacu kugira ngo natwe dutangire dukirigita ifaranga? Ese ubundi bura koko ubuyobozi bwacu bwakoze ibintu birenze tuzi? Ntabwo ubizi ko izi social media handi ziri monetized, abantu bazikoresha bahembwa agatubutse? Ese ubuyobozi bwacu bwiza dushima dukunda bwanze kubikora nkana? Icyo ni ikibazo wibaza, nanjye nibaza. Njyewe rero mfite igitekerezo cyanjye kidafite aho gihuriye n'icyawe, kidafite aho gihuriye n'icyuriya, buri wese aba afite uko abyumva, sibyo? U Rwanda n'ubuyobozi bwacu bwiza bwakoze ibintu birenze byinshi, birenze pe. Uwashaka wenda uwashaka kubyirengagiza yabyirengagiza nkana, kubera nyine ubwo niko we abyumva. Ariko dushingiye kubigaragara, ubuyobozi bwacu bwiza bwakoze ibintu birenze, sibyo? Harimo ibikorwa remezo, umutekano, isuku, internet inyaruka ari nayo twirirwa tuvugiraho ubu ngubu. Noneho byagera ku buyobozi bwacu bwiza, double salute. Kandi mpamya ko n'ubundi barabizi ibyo byose tuba tuvuga, nabo barabibona. Ntabwo u Rwanda rwakwakira iShow Speed hano mu Rwanda batazi icyo internet ikora n'icyo yamarira urubyiruko babaye bamonetije izi social media dukoresha. Mpamya ko babizi neza ndetse banabisobanukiye kuturusha, kuko barabizi neza ko iShow Speed nta kindi kintu akora, akoresha internet, agakoresha nyine akagaragaza ibikorwa bye namwe mubona, sibyo? Harimo no kumuka. Abanyarwanda rero bafite abenshi bajyaho bagaragaza impano zabo, ari ababyina gakondo, ari abakina acting muri movie, ari abakina imikino itandukanye. Abanyarwanda nyine ari abakomedian, hariho nyine ingeri nyinshi kuri social media. Kandi abanyarwanda murabizi namwe ko turi igicumbi cy'impano, sibyo se? Ariko ngewe uko mbyumva, ubundi umuhanga umwe yaravuze ngo be careful for what you looking for. Simpamya ko rero ubuyobozi bwacu butabona n'umusaruro iyo monetization yabyara urubyiruko babaye bayifunguye hano mu Rwanda, ahubwo mpamya ko ari igihe kitaragera ari kugira babikore. Icyo umwana aririye cyose ntabwo umuhereza. Hari icyo umwana ashegera ukabanza ukacyanariza, wabona gikwiye koko ukakimuhereza, sibyo se? Hari n'icyo ashegera ukabona ari ikizamwangiza ukakibana. Mpamya rero nashidikanya ko ubuyobozi bwacu ntabwo bwanze gufungura iyi monetization hano mu Rwanda nkana, ahubwo mpamya nashidikanya ko bakiri kubigenzura. Ndetse ahubwo ngewe mvuga ngo tubaye tubashimiye mu gihe tugitegereje igisubizo cyanyu cyiza, abantu babifite mu nshingano rwose. Mpamya nashidikanya ko umuntu wese wo mu content creator, umuntu wese wa uploadinga impano ze kuri social media, nawe azaterwa ishema no kubona zimubyarira umusaruro, agakirigita ifaranga, hanyuma akagira nawe uruhare mu gutanga umusanzu we mu kubaka u Rwanda twifuza rwiza, rumeze nka paradizo uyu munsi. Noneho mu minsi iza abantu benshi bazaba barubona nk'ijuru, apana paradizo. Kuko niba u Rwanda ruteye imbere mu buryo ibikorwa remezo tubona, ibintu byinshi byiza tubona abantu bahurira gusura, niba bigezweho
nta ruhare rw'aba content creator, reka mbivuge gutyo, wenda uruhare rwabo ruhari ariko ni ruto cyane bitewe n'ibyo bakabaye bakora babaye bari monetized kuri social media platform zabo. Noneho ibaze izi ama content creator bose bafite izi platform zabo zigatangira no kubahemba, leta nayo ikareba ukuntu nyine igira akantu gatoya igenda ikura ku musoro nyine wayo bahembwe. Utekereze noneho guys, twaba dufite gari ya moshi na gari ya moshi zica mu kirere. Kubera iki? Aba content creator dufite hano mu Rwanda ni benshi, bafite impano nyinshi, kandi ibintu byabo byakundwa bikabinjiriza n'agatubutse bagakirigita ifaranga, noneho nabo bakagira umusanzu munini mu kubaka igihugu cyabo. Nanjye ndimo. So niba uri umu content creator wihangayika, wita umutwe, komeza ukore. Mpamya nashidikanya ko umubyeyi areberera umwana akamuha ikimukwiriye kurusha icyo yifuza. Ubundi abatureberera hano hasi mw'isi, ababyeyi bacu, igihugu cyacu, bivuze ngo ubwo baba bahagarariye Imana hano mu isi, sibyo se? Abemera Bibiliya baravuga ngo ibi ngo niba ari ibyemejwe bitunganye mu isi, no mu ijuru ubwo biba bitunganye nyine. Ubwo mureke rero twege dukore nk'uko dusanzwe dukora. Ahasigaye iby'ubuyobozi bizaduhitiramo byose nabyo dusabwa kubyakira, kuko nzi neza ko nibo barebera ibyagira inyungu cyangwa se umumaro ku gihugu cyacu gusumba uko twege nk'urubyiruko tubibona. Ahari niko mbitekereza njyewe, ntihagire undeba nabi cyane, ntihagire uwo nkomeretsa. Nabo rero bazi icyo internet yakora ibaye baretse social media zikaba monetized, bazi n'umumaro wabyo, bazi icyo byamarira urubyiruko, bazi icyo byamarira igihugu. Twihangayika rero buriya babirimo, ndabyizeye. Ahubwo mumfashe tubashimire, tubaye tubashimiye rwose ubuyobozi bwacu bwiza, mu gihe tugitegereje igisubizo cyanyu cyiza, natwe tugatangira tugakirigita ifaranga, tukagira uruhare mu kubaka igihugu cyacu binyuze mu izi social media zidukoresha tugaragaza impano zacu, bikarenga kuzimenyekanisha, ahubwo noneho bigahinduka akazi. Why not? Turabizeye kandi muzabikora. Love you so much. Imana ibarinde kandi ijye bakomeza mu byo mukora byose. Mbifurije ishya n'ihirwe. Nkubwira ko ushaka kwiga inline skating cyangwa se skateboard, wahamagara kuri nimero ubona mu video description, ubundi ukatugeraho tukakwigisha. Club ni imwe rukumbi yigisha ibijyanye na skate, Rwanda Bullet Skaters Club. Niyo yonyine yabigize umwuga, izindi usanga ari babandi ahari babamamyi batazakubeshya ugasanga baguteye imitsi, ugatangira kumenya skating ariko utazayitwara igihe kwako warwaye imitsi kubera kudasobanukirwa uko bakwigisha. Durire ku kibuga. Ukeneye ubundi busobanuro waduhamagara kuri nimero yacu nyine ubona aho hasi, ubundi ukaza tukakwigisha tugakoraho rikaka. Ubu nitanga ushaka kumenya impano yiga abandi. Iyo ni skating mbabwiye, ibijyanye na skating, inline skating, roller skating, skateboard, ibyo ngibyo nibyo mbabwiye uyu munsi, ariko ubutanzaga kumbabwira no kubakeneye kwiga izindi mpano. Ntubutsa ko ibyo uzi n'ibyo nzi cyuje bya kintu cya fresh peace and love. Boom.